ko usobanutse hiyongereyeho ko ufite keke amakuru yawe muri ako filime umeze ute saba ku cyangwa rero murakoze kuwa kabiri ugatinyuka ku cyangwa mwiza gute ariko ntabirenze nakeka gusa use neza harya nanjye kubaza ku mashuri ni ku mashuri ni ku kazi byifashe sobanurira kugira ngo usobanurire kuva hose n'ibintu byera ni ku mashuri ni ku kazi ni mu rugo rushya ni ku kazi gukora heza muri misi aha ubu se navuga ko ngira hehe murera aho hose ndagenda ntumbwire ko ari mu kirere mu ntara mu mujyi wa Kigali ntaho ngira mpamvu nyine ukora mu bijyanye n'ubukerarugendo se mu kirere umusozi ko mu kirere nta kazi ubundi wabuze akazi ko mu kirere ni akazi katagira aderesi ni akazi uguhamagaye mu ntara ngo n'ukorere bitanu ukajyayo uguhamagaye hari downtown ukajyayo ako niko kazi bita akazi ko mu kirere ubu ni ikerewe kwishyurwa wigura ubu ni ubaho wabonye abantu bari gutanga akazi uragenda ukaparenda ukadepoza ugategereza ariko keke hari ikintu nashaka kukugira inama nubwo utayinsabye uretse mugira inama nta kibazo pe inama n'ukuntu nta kibazo niba warize ubuganga witegereza ko hari dogiteri runaka uzaguhamagara ngo guha akazi ahubwo wowe apurika ibyo wize cyakora abakobwa mwebweho ngo mufite na troisième chance troisième chance ni amahirwe ya gatatu umuntu agira amahirwe ya kabiri gusa mu buzima ariko amahirwe ya gatatu ngo kuba nitwa umukobwa byo ngo bigwa witwa umukobwa ngo bigwa andi mahirwe burya se ntabyo waruzi ntabwo birangeraho ntabwo birakugeraho uracyari wa mukobwa wo mu cyaro nangeraho nanjye hagati hose bimeze bite mu bundi buzima biragenda akazi kari kuboneka ariko ubayeho ufite ubundi buryo ki ubaye umukobwa umeze nkawe muri iki gihe usoje amashuri akaba atarabona akazi ni iyihe nama wakugira ariko keke hari ikintu nashaka kukugira inama nubwo utayinsabye uretse mugira inama nta kibazo pe inama n'ukuntu nta kibazo niba warize ubuganga witegereza ko hari dogiteri runaka uzaguhamagara ngo guha akazi ahubwo wowe apurika ibyo wize cyakora abakobwa mwebweho ngo mufite na troisième chance troisième chance ni amahirwe ya gatatu umuntu agira amahirwe ya kabiri gusa mu buzima ariko amahirwe ya gatatu ngo kuba nitwa umukobwa byo ngo bigwa witwa umukobwa ngo bigwa andi mahirwe burya se ntabyo waruzi ntabwo birangeraho ntabwo birakugeraho uracyari wa mukobwa wo mu cyaro nangeraho nanjye hagati hose bimeze bite mu bundi buzima biragenda akazi kari kuboneka ariko ubayeho ufite ubundi buryo ki ubaye umukobwa umeze nkawe muri iki gihe usoje amashuri akaba atarabona akazi ni iyihe nama wakugira muse nk'abi noneho mugiye kubikora muse nk'abahindukira mwarebanye cyane kandi kabonanye muse nk'abicara mureba tugire dukomeze usa nk'uwicara uhindukira utagiye cyane nawe garuka utagiye cyane uko nk'umukobwa wagize gute niyo nama wagira dukomeze ariko baje nk'umukobwa urangije amashuri umeze nkawe kandi akaba ategereje kuba guhabwa akazi ni iyihe nama wamugira se koko hanze na nyine urebye ibintu birakomeye gusa inama namugira ni ukuba aho nyine yabona ukuntu bavuga tugira gutya tugasuzugura akazi kuvuga ati biriya ntabwo ari ibintu mwiza biriya bintu biraciriritse sinakora hari ahantu aho abonye amahirwe hose agomba kugerageza kuko ntabwo uzi ibintu bizakugira akamaro nutwo dufaranga wita ko ari duke nyine uragenda ukadukora hari igihe ugira amahirwe ugahita ubona umenyera n'undi muntu akakurangira n'ahandi gutyo gutyo nyine ntabwo agomba gusuzugura amahirwe yose abonye aho abonye hose agomba kugerageza akagenda ntacike intege niyo umugore wo kwicara gusa ngo bazahamagara ntabwo byakunda ahubwo bamubwiye ngo aciriritse agenda ahageye nyine arebe ko bimeze ariko yahageze uhereye ku maguru yawe ukurikije uko ndi kukureba imyambarire y'umukobwa wo mu mujyi ko usobanutse hiyongereyeho ko ufite amashuri 6 yisumbuye ayo mashuri ubundi mu gihe cyashize numvaga ba mudugudu baravuga ugomba kuba ufite amashuri 6 yisumbuye
ugomba kuba uzi indimi, Icyongereza, Igifaransa n'Ikinyarwanda, byaba ari akarusho. Noneho wowe ibyo ntawe uri kubigusaba, akazi gaciriritse kuri wowe n'akahe? gusa rero nyine sinzi ukuntu dufata njyewe ntabwo nta kazi njya mbona gaciriritse, gusa nyine bitewe n'imyemerere yanjye n'ukuntu nteye nyine hari ibintu nyine mba mbona akazi mbona ntakora. Akazi ubona utakora, imyemerere yawe, imiterere yawe, akazi ubona utakora n'akahe? nko gukora mu kabari ntabwo nabikora, nyine ibindi byose nabikora, ariko nk'ibintu byo gukora mu kabari ntabwo mbona ari ibintu cyane, ntabwo nabikora. Usibye mu kabari ibindi byose wabikora? Nibyo? Kizoko ari akazi bihemba. Navuze ngo hari sinzi niba ko wari wabizi kuje mu kiganiro, ariko burya baca umugani ngo akuzuye umutima gaseseka ku muntu. Kuba waruje mu kiganiro uyu munsi ntabwo bivuze ko icyango ndi kukubonana wagiteguye uyu munsi gusa, ahubwo ni ibisanzwe. Mpereye ku mutwe kumanuka nkagera hasi. Hanyuma hariya hepfo Kaduhiri ari gutanga akazi ko guhinga. Umubyizi umukozi ku munsi 2500. Keke witeguye kuba wajya gusaba akazi cyane ugaheruka kuva mu gitondo kugeza saa munani? ntabikora rwose, nta kibazo, nubwo ntabizi neza ariko ndakeka nahita nzibona nukuvuga wagenda ugiye kwigana ngo wagenda ntabwo akazi kose umuntu akajya mu kubaka ari ibintu azi cyane nabikora abandi bakagenda bayerekera, gusa ntabwo nakwicara akabibona kuko bari gutanga akazi, nagenda nyine nkagerageza. Hanyuma se umwana w'umukobwa usoje kwiga akaba ategereje amahirwe ya gatatu, akavuga ngo amahirwe ya mbere kwari gushaka akazi, amahirwe ya kabiri kwari kuba njye nakwihangira imirimo, ariko biranze ategereje amahirwe ya gatatu. Amahirwe ya gatatu nakubwiye ayari ntabwo nigeze yakubwira. Amahirwe ya gatatu ni ugushaka abasaza bagezeyo. Urabona hari abasaza baba bita ngo ni abagezeyo, babandi bafite amafaranga, hanyuma agapurikatide tekinike yitwa ngo kumukura amenyo, kwishora mu mirimo idakwiriye igayitse, ariyo ya myemerere yawe cyangwa se n'imiterere yawe wavuze utakora. Aho umukobwa uvuze ngo ategisigaje ndamahirwe ya gatatu, niyihe nama wamugira? Shana mugiye nama yo kubira tusubira ibintu byo gukorana ibyinyo n'abasaza umubyeyi ukubyaye, kuko nyine barahari, wenda sinzi gushaka kuba wenda bigabura njye nkaba nabizi, ariko sinshaka no kubimenya kuko numva atari ibintu byanjye. Ntabwo njye namugira inama yo kubikora, namugira inama yo gushakisha nk'abandi natwe twese. Hari ibindi bintu byinshi wakora, hari ukundi kuntu washaka ubuzima utagiye muri biriya. Nose Keke, kumbwe ko nta kazi ufite, ubu ni wowe uri kwiyitaho gusa cyangwa hari ukundi kuntu? Ntabwo nyine ubushobozi bwanjye bugiye nta kazi ufite, kandi nkurikije rwose n'amaso yanjye ndacyari muto, urabona ndareba neza, ariko hari undi muntu uri kukwitaho by'umwihariko ni papa na mama? mu rugo nanjye gake gake ko dushoboye nkabikora, ntawe rwose. Ubigenza ute se? Ubigenza ute? Wowe ubigenza ute? Mwese ntabirenze, wigura umwenda wo kwambara, umwambaro wo kwambara, amavuta ukisiga, nta bintu birenze, nta bikoze biri mu aho haguruka mpereke, haguruka mpereke, haguruka utangiye kunera isoni. Keke, iyo watinyutse ukagera imbere ya kamera, iyo wasoje kwiga bivuze ngo nta soni wari ukwiye kugira. Nta soni yo kuvuga kandi ndagira ngo noneho umpangire umunsi wawe, umpangire umunsi wawe, umbwire ngo umunsi wanjye mba ngomba gukora ibi, mba ngomba gukora ibi, hanyuma ngakora ibi, ngakora ibi, umunsi ukarinda wumva. umunsi wanjye rero ukuntu guteye ubundi ndavuga mu minsi y'ibintu isanzwe, kuko ntabwo muri weekend bigomba kugenda n'indi minsi. Ndabyuka mu gitondo nkibyuka ngerageza Imana, nabisoza nkakora udusuku gake nyine mu gitondo cya kare, mba nazindutse kugira ngo byibura saa moya uko biri kose, iyo hari ahantu hagaranye baraye bampamagaye ati uzaze ejo, uzabigenza gutya ejo, nibura saa moya ngomba kubabwira urugo ngiye. Mba ngiye muri ibi kuko biba bihinduka. Ubwo ngubwo rero ubundi mba ngomba kuzinduka kujya saa 11, nkora utuntu nyine, nkora utuntu twose two mu rugo tw'ingenzi, nkasigamo utwo dusuku, nkagira ngo tuntu abiki by'abakobwa.
so usanga ntabambuye mu rugo ntabwo mbese ibyo wavuga ko nta bashiki bawe bajya kubibona bajya kubibona bashiki bawe saa moya nibura ngomba kumvira mu rugo mutaha none nyine ukora ibintu saa kumi n'imwe kenshi gutega amataha nkasinyira ku babyeyi nk'ibisanzwe. hari ikiganiro njya nkunda kumva cyitwa biravugwa kuri radiyo imwe runaka. Iki kiganiro biba biri kuvugwa hirya no hino kuri iyi mihanda. Rero no kuri iyi mihanda biravugwa ko abakobwa b'iki gihe bari mu kigero abenshi, ntabwo ari bose ahubwo abenshi muri bo ntabwo bagishaka gukora ya mirimo twatangiye tuvuga. Ni wa mukobwa ubyuka mu gitondo utwo turimo wowe sinzi niba ari kuko bizamusaba kuganira n'umukecuru kugira ngo yimye niba ari uko, hanyuma akabyuka akoza akarenge agafata agasakoshi. Hari n'abafata twatundi amasakoshi asiga afite amazina twandarara n'ibindi. Isakoshi yitwa ndarara urayizi? Isakoshi umukobwa afata ari mu kigero cyawe agashyiramo igitenge, ijipo n'akandi gashati kajya gusura umusore cyangwa se umugabo runaka ndarara. Iyo umusore amubonye agenda nyiri asakoshi atavuga uriya mukobwa hano agiye ari burare. Ugasanga umukobwa ibye ni ukugenda, uyu munsi yasuye tante, yagiye muri blood shower, uyu munsi yagize baby shower, uyu munsi yagize kibaza uyu mukobwa akora ibintu ryari. Aho nawe ntiwabura umwe muri abo no guteka. Ugasanga umukecuru niwe ushobora kuba ari mu mirimo, niwe watetse, niwe wakubuye, niba ufite na jaride ntabwo mbizi. Keke ndagira ngo utange ishusho y'umukobwa w'umunyarwandakazi w'umukobwa ku buryo n'uwakurikira iki kiganiro akavuga reka njye kureba filime nshake ibintu biba mukobwa. Erega burya mu ijisho rya mukuru ntirizinduka gusa rinararambagiza. Umuntu urakurikira iki kiganiro akanyuzwa n'ibyo watanze no kubisona umuhaye avuga ngo ndashaka noneho umugeni muri ako filime, kuko ngo irya mukuru ntirizinduka gusa rinararambagiza. Kandi none yarambagije kuri ako filime, sibyo? Nta keke twicaranye turi kumwe. Ndagira ngo rwose ugire inama n'impuguro waha abakobwa. Abakobwa badakora iriya mirimo mu rugo we akavuga ngo ntegereje amahirwe ya kangahe ya gatatu. Oya pe ntabwo birari ibyo nyine nta bintu byinshi navugaho, gusa buri wese agira imyemerere ye. Ukuri kose niba nyine yumva ko abyuka akoza akarenge akagenda akamara ntacyo bimutwaye nyine ntabwo ushobora kumubwira ko atari byiza. Si byiza habe namba nk'ikigero tugezemo. Ababyeyi bacu baba babona nyine twigisha kuri bo, baba batwitezemo ibintu byinshi. Rero nyine umubyeyi kubona hari ikintu kwitezemo nko kuriya aho ukabona birimo aragenda umutenguha, aho yakagufashishije nk'ukuntu uri kugaragara ko wakuze, ugira utuntu nawe ukora tugaragara ko umuntu ukuze, aho ugatangira kugenda umutenguha. Nyine n'ababyeyi baba babaza akenshi nuko batabitubwira. So rero ngira inama nabagira abakobwa nyine ababyeyi bacu baba batubwiye tujye twumva, kandi niyo batanatubwira nyine natwe tubona ibiri ngombwa. Mbese uragiye nta suku nta kintu ukoze, nta wundi muntu uri buze kubikora, ni umubyeyi wawe cyangwa se nta n'uhari. Ndabona ko nta bindi bintu cyane ni ikibazo nyine nawe. Ikibazo cyo abantu bakora ibintu nabira nabo babisiga baba babyangije babibona ko babyangiye, baba bisi ibyo bakoze atari byo nabo. So rero nyine byaba byiza babitse kuko ntabwo ari byiza pe. Yego ndakumva cyane, kubizo mbwire. Ni ukumvira inama rero z'ababyeyi bacu, tukaba abo baba bacu bifuza ko tubaho, ari igihugu cyifuza ko tuba cyo. Ega nyine tukaba abakobwa b'umutima. Abakobwa b'umutima. None se keke tugana ku musozo. Mu by'ukuri hari ukuntu umuntu bavuga ngo iyo umusore yamaze kuba ingimbi, umwana w'umuhungu ava mu bugimbi akinjira mu busore, akava mu busore akazamuka mu buhungu, akava mu buhungu agana mu bukwerere. None nawe kugira isaha ijambo tuvuga ngo barengeye kwinjira mu ntuza yawe, ariko urategereje, uri muri narashimye, mbwira icyiciro urimo. Cyegiye ndimo. Yego. Suburiya. Bose byo tubyihorera. Kandi ntabwo ngo hari abakunzi ba filime bategereje kumenya ubundi keke mu buzima busanzwe ni muntu ki. Ubu naho ngaho twinjiye ubundi
ubwo mvuge mu buzima busanzwe igihe bavuga ngo keke ndategereje cyangwa se nararangije gutegereza ahubwo ndaje mbahe keke ndategereje keke arategereje bizera rero ko abakozi ba filime ntabwo nta jisho ry'undi rikurebera umugeni ntiribaho nta jisho ry'undi rikurebera umugeni nakurebera ikibanza akurebera imodoka ariko umugeni buri muntu yagira gute arirebera noneho rero aka kanya ke turi kugana ku musozo reba abafana bawe ugira icyo babwira abafana banjye rero abafana bakunda Nyiribyondo bakomeze bakurikirane filime yacu bayikunde nanjye ndabakunda cyane umuntu wese unkunda ahari mu ntara z'igihugu umujyi wa Kigali ku isi yose muri rusange unkunda nanjye ndamukunda kandi mushishikariza kuza kureba filime yanjye kuko nanjye ndayikunda unkunda nawe yirebe ndabakunda cyane 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 ni ukuvuga abari mu ntara z'isi zose ugukunda nawe uramukunda ukwanga nawe uramwanga urakoze cyane keke nawe ndagushimiye cyane ariko n'ubundi abakunzi bawe by'umwihariko burya umuntu ashobora kugukunda ariko mubwira kwitanga hawe namba kandi mwahura mu nzira turi ndagukunda ariko niba mukunda keke mukamukunda Kizo n'undi mukamukunda Abu Filime ndabasaba kugira ngo bagire gute dusapotinge badukurikirana ibiganiro tujye kujya dutambutsa filime tujye kujya dutambutsa buri wa gatatu no ku cyumweru nk'uko mwari musanzwe mubizi rero nakagaruka kandi subscribe kugira ngo tujye tubana buri munsi ciao